Yes, what's up my people, ndakeka mwese mumeze neza cyane. Abari mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba hose n'umujyi wa Kigali mumeze neza cyane. All this time kuri ragarazi ya Afrika nakubwira ko there is many news, hari amakuru menshi abari kugenda trending mu especially muri ruganda rwa showbiz muri entertainment muri rusange. So navuga ko muri iyi minsi umuntu bita Dogiteri Nsabi muramuzi, umuntu bita Bamenya muramuzi, umuntu bita Papa Sava murabazi. Bano bantu nibo tugiye kongera kuganira kuri ragarazi ya Afrika, kuko abagiye guhurira muri filime ya Danji, bagiye guhuriza hamwe. Ni kenshi abanyarwanda muri rusange n'abantu baturuka hano muri za East Africa twagiye tugira ibyifuzo bivuga ngo duha Papa Sava agahura no bita Dogiteri Nsabi bagakora ibintu bya Danji byadushimisha, kuko mu especially muri ruganda rwa showbiz yo twinjiye mu cyumba cya comedy. Iyo twinjiye mu cyumba cya comedy dusanga uwo bita Papa Sava ari imbere cyane na Dogiteri Nsabi akaza agakurikiraho bano ba Patino n'abandi n'abakora ibintu bya Danji n'abanyagiso, ariko ntabwo bakigeza kuri Papa Sava na Dogiteri Nsabi. Tugendeye ku makuru Spotify itanga, tugendeye ku malise, tugenda dukura ku bitangazamakuru byizewe, uwo bita Dogiteri Nsabi na Papa Sava bari hejuru cyane. Noneho n'uwo bita Bamenya agiye kwiyongera. Bamenya you already know, muramuzi muri za Bamenya series, muramuzi akora ibintu bya Danji, amaze kubaka izina rikomeye muri ruganda rwa comedy. Uwo bita Papa Sava amaze kubaka izina rikomeye, uwo bita Nsabi noneho we nakandi karushyo. Navuga ko bano bantu barebwa mu gihugu cy'u Rwanda, bakongera bakarebwa no muri East Africa muri rusange. So hari gukorwa filime nshya bita Shuwa Adiru, byitezwe ko izahurizwamo abakinnyi b'amazina akomeye nka Papa Sava, Bamenya na Dogiteri Nsabi. Iyi filime iri gukorwa na Zacu Entertainment. Bikaba byitezwe ko izatunganywa muri uyu mwaka w'2024 iyobowe na niyo yita nawe umaje kubaka izina rikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru bino byamamare byagiye bishyira hanze bigenda bitangaza kuri za Instagram, za Twitter muri rusange, nuko Papa Sava azaba akina yitwa superi niko Papa Sava azaba yitwa akina. So uwo bita Bamenya agakina yitwa Wagisi, mu gihe Dogiteri Nsabi azaba akina yitwa London. So Wagisi you all know, Wagisi n'ubwoko bw'igitenge na London nabwo ni muri ubwo buryo. Uwo bita rero Bamenya azaba yitwa Wagisi, uwo bita Dogiteri Nsabi yitwa London, uwo bita Papa Sava we akeneye yita superi. Mu kiganiro Nere Wilson Misago uyobora Zacu Entertainment yabwiye ibitangazamakuru byose muri rusange ku bijyanye na perspective cyangwa imihagararire ya bino byamamare uko ari bitatu, Papa Sava, Dogiteri Nsabi na Bamenya, ukuntu biteguye gukina yano mafimu. Nibyo tugiye kugenda tugarukaho, kandi na ba Dogiteri Nsabi bano bajama nabo hari ibintu bagiye batangaza. Gusa navuga ko ni ikintu cyagitegerejwe by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda no muri East Africa muri rusange, kuko ndavuga ko zino filime zirebwa mu gihugu cy'u Rwanda zikarebwa muri East Africa, hariya hose muri Africa bano bajama bararebwa ku kigero cyo hejuru. So navuga ko rero mu kiganiro Nere Wilson uyobora Zacu Entertainment yebwe igiye ko iyi filime y'urwenya izaba ari imwe mu zo gusetsa nziza bashobora ko barakoze mu myaka yose yagiye itambuka, kuko ikubiyemo bano bajama uko ari batatu. Kandi ndakeka ko na yindi filime ikubiyemo abanyarwenya, andi ma filime tuzi nayo akubiyemo abanyarwenya. Navuga ko ari amakomedi asanzwe, kandi nayo nakomedi
komedi ikubiyemo abanyarwenya barenze babiri, uretse izo tuzigiye ziba zirimo Nyagiso na Patino, zirimo ba Regis na Bamenya. Ariko mu busanzwe nta yindi komedi cyangwa nta yindi filime yigeze ifata abanyarwenya nka Papa Sava, ifate Dogiteri Nsabi, ifate uwo bita Papa Sava ngibahurize hamwe. Kandi ikindi kintu ukwiye kumenya hano nuko muri ino filime igiye gutegurwa vuba bidatinze, ntago ari bano bajama batatu bazaba barimo, hazaba harimo n'abandi bantu bubatse izina rikomeye mu gihugu. Ariko bano navuga ko ari ba Menikara Agita, kuko navuga ko bazaza bagenda bakora ibintu bya danje kandi bari kugenda batrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Rero nanone Misago yavuze ko izaba ishingiye ku nkuru ya Super na Wagisi, bazaba bakena nk'abasore babiri bafashe icyemezo cyo gukodesha inyubako nini mu rwego rwo gushaka uko yababyarira umusaruro muri rusange. N'amakuru menshi uyu uhagarariza Entertainment yagiye atangaza avuga ko ubuzima bw'aba basore n'umukozi wabo Landon nibwo buzaba bushingiye mu inkuru yose ya filime. Iyi nkuru cyangwa iyi film izaba igizwe na season enye, buriya season izaba igizwe na season enye. So izi season izaba irimo utu episode 13, kandi buri episode kazaba karimo iminota 24. Misago avuga ko uyu uhagarariza Entertainment avuga ko igitekerezo cyo gukora iyi film bakigize mu rwego rwo guhuza abafite amazina muri sinema y'u Rwanda, bityo bikabera icyitegererezo abandi ko bakwiye guhuza imbaraga. So bino bintu babikoze mu rwego rwo gushaka umufungo kujya babone inyungu, ariko on beside of ku rundi ruhande yuko baba bashaka gutanga urugero ku bandi bantu bafite imbaraga, bafite talent, bafite ubushobozi, kugira ngo baze bagenda bihuza bakora ibintu bya dani. Tumenyereye ama collaboration mu ruganda rwa music, muri industry ya music, notwo tumenyereye ama collaboration Chris Easy na Kiriko Akiri, abantu bihuje no mu ruganda rero rwa comedy. So it's a good kuba batangiye kugenda bihuza. Bukeye bwa dushobora tukabona na Papa Sava, tukabona na Patino ahuye na Clamani, tukongera tukabona Patino ahuye na Regis, bakagenda bakora ibintu bya danje, ukabona ko ni ibintu bagiye bakunze. Niyo mpamvu uhagarariye Entertainment yavuze ko nubwo bakoze bino byose kugira ngo bashake amafaranga, ariko nanone baragira ngo batange good perspective cyangwa batange urugero rwiza ku bandi bakinyi ba sinema mu gihugu cy'u Rwanda. So navuga ko amakuru yo kugenda trendinga ku mbuga nkoranyambaga nuko uyu bita Dogiteri Nsabi we bidatinze agiye kuba agira icyo abyivugira kumwe n'itangazamakuru. That's why tugiye kubakobera kugira tukugerageza turebe ikiri kugenda ijya ambere wa agwana. So reka nkubwire ngo ni wanyangezi Kaiser yino bayitaraga Razia Africa. Thanks to be with them.